wanjye mu izina ryanjye bwite nsabye umuryango wanjye imbabazi ku bw'amakosa nakoreye ku mbuga nkoranyambaga, kuvuga bitari ngombwa, gukereya kontenti zitari ngombwa, n'abandi bagiye biganiro ba urugendo iki aho natwikiye aho nabwirije aho hose narahakoreye. Aho yatwikiye naho yabwirije. Kandi mwibutse ko nta n'umpamagara yampamagaye gutwika, ni njyewe shidukaga natwitse nyine gutyo kugira ngo birebwe. Njyewe rwose ku mbabazi yasabye kambabwiza ukuri kandi nta buryarya burimo. Nge nta n'urubanza mu mutima wanjye nari mufiteho. Uwiteka muha imbabazi kandi nanjye nazimuhaye, ahubwo ikigeretseho nanjye musabye imbabazi meme na family ye. Nawe musabye imbabazi. Yego. Ariko baba Kristo ya publique yasabye imbabazi turi kugendana. Niyo ntabwo yari izi gutandukanya gutwika. Hari n'igihe rero Robert yazaga akakubwira ati nyamara ahantu uyu muntu ari gutwika. Ari gutwika ahantu hari gushya mwa bantu mwe. Sibyo? Hari rero udashaka kumva ko hari gushya hagahita gukanohereza ituru. Ngwino basaba imbabazi bagati baba mwanyoreje amafaranga hari gushya. Mu mbabare narayariye sineze kwagara. Haka imitima yanyu nimbohokeho. Evo wibibwira ngo uri kubyibwira, dufite abapasiteri benshi uri kumva bagiye bakora amanyanga hano, bakaza bagahimba ibinyoma, bakicana n'abanyamakuru bagakora ama content uri kumva, bakaza bakintroduce mu bantu, bakiba abantu b'Imana amafaranga, nabo bazazi babikureho bihane birangire, sibyo? Kandi izi content akanti nshini zabo bagira zo bituma babaha goya ko urumva ikinyoma wahimbye ukagicuruka gicurangura. Nizeye kuva mwe mwamubabariye nk'abanyamakuru mwe namwe ba Pasteur Fani n'abandi mu muhimbabazi. Ubu dukeneye kumva Pasteur Fani namubabarira bikarangira, nababwiye ngo nzabasengera Imana kandi bizagera neza, kandi ngiye kubona ibintu Imana iri kugenda yumva gusenga kwanjye. Mwamba bitangaza mu mubabarire mwese n'abanyamakuru n'aba bacita bari baramuhagaritse kuri sinakubwiye ko bamutenze. Ubu uyu munsi ubona ukuntu abakristo bari muri Dairema batazi umukristo w'ukuri, umushumba w'ukuri. Uyu munsi umuntu abyuka mu gitondo kanaka agikuzimu, kanaka ni umukozi wa Satani, no wa muntu wizeraga ko ari umuntu w'Imana, bituruka kukisa. Nese ubutekeza ko hatari abantu, ngeka ko hari ingo zasenyutse kubera ubu buhamya bw'abadamu baza bagatanga ubuhamya kuri divorce. Kandi abenshi ntago batana ikanzu yo kwambara ko abavuga butumwa bwiza. Ubambwira ubu penina abuze ingo nyinshi yarangije. Ubwo ni divorce yigenda. Ubu nk'aba pasiteri babatije ba Jack bakwiye kuza bakadusaba imbabazi. Barutwitsi bagenzi banjye ko umutwitsi mukuru abataye mu kibuga namwe muri ihana. Nimufashe dushimire babahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye havari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788302368. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Yes, reka nanye gusuza kandi gushimira ko warisemo yicana n'ibyacu komeye cyane kubugarutse kuba natwe umwanya nk'uyu nguyu. Ndagusuje kandi nkwifuriza kugira amahoro y'Imana bitewe naho waba uherereye hose. Ushobora kudukurikirana mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda, no kuri warakoze kudukurikirana kandi Imana ibiguhera umugisha. Kuri kamera ndi kumwe na Prince Robert Rwanda. Yego, ishimiye kubana nawe. Ndabyishimiye. Amakuru meze neza, ndashima Imana pe. Ndashima Imana. Yego, Imana ishimwe. Amen. Mu kiganiro twakoranye ubushize hari ahantu harimo kuvuga ko ngo mwari mumaze iminsi musengera yuko abantu cyangwa se aba pasiteri bagiye bakora amadega, reka ariko mbyita, kuri social media bakwiye kuza kwivugira amakosa yabo. Urumva iyo ubivuze mu mboni z'ababizeramo n'ababakunda bataza ayo makosa, iyo ubivuze barababara. Ako buriya umwuka wera atashye ku muntu ku giti cye akamera nka kura kwa Zakayo,
ubundi Bibiliya iravuga ngo Zakayo yaje kureba umwami Yesu, aza umutima we warumvisha amakuru ye, aje kumureba ngo ageze ahantu ngo avuga ngo sindi mumubone neza, yurira igiti kuko yari mugufi. yego, amaze kurira igiti ngo umwami Yesu kuko areba hose ahita abona icyazanye Zakayo ngo ari umukoresha w'ikoro. Iyo tuvuze umukoresha w'ikoro muri iki gihe ni n'aba basidari, n'aba bantu babazwi na rubanda nyamwinshi, sibyo? Noneho Zakayo mu kwihana aravuga ngo Imana imbabarire, hari abantu nibye amafaranga, hari abantu nahuguje amafaranga, ndabariha n'ibinashoboka mbarihe kane kugira ngo abashe kwihana. Urumva icyo gitsikamutima yari afite cyo kugira ngo abashe kwihana. Rero iyo Zakayo ari kwivugira ibintu bye bitandukanye n'iyo umuntu ari kuvuga ibintu bya Zakayo, avuga ko Zakayo ari umujura, avuga ko Zakayo ari umuhemu, byorohera Zakayo kubyivugira kuko ni nawe ubivuga neza kurusha uko undi muntu yabivuga. Yego. kuki rero mwarimu urimo gusengera icyo kintu, kuki mwebwe ahubwo ayo makosa nayo muyazi mutagomba kuza ngo muyavuge? Urumva tugeze mu isi itarahishurirwa icyo bita guhana imirimo y'umwijima no guca imanza no kwinjira mu buzima bwa muntu bwa prive, la vie prive. Iyo uhannye umurimo w'umwijima umuntu ahita abona ko uri umucamanza. Noneho hari n'abatahana umurimo w'umwijima ahubwo bahita binjira mu buzima bwa muntu. Ukabona nk'umunyamakuru arahagurutse agiye gukamera umuntu mu rugo rwe, sibyo? Aho yari atuye, uko yabagaho, uko byari bimeze, ku buryo anashushanya akageza ku rwego abamukurikira bashushanyiriza ngo mu buriri bw'umuntu hameze harya. Ni icyo kintu rero iyo umuntu akubonye uri muri ibyo bintu, wowe uri guhana umurimo w'umwijima uvuga ati wa muntu we ibi bintu wabiretse ko atari byiza. Undi noneho we ntabwo ari ibyo ari kukubuza, avuga ati ndagira ngo mbereke, noneho nanabihakana mbereke n'ibindi nahimbiyeho kugira ngo ibintu byanjye bize nk'ibifata. Ni icyo rero twasenga Mana waduhaye, abantu bagatangira kuza kwivugira ibintu byabo bakoze, bari kwihana ko aribyo byaba byiza, ko byatugirira umumaro. Ubonaga biri ngombwa? Buriya rega uko nakatura Robert naturiye abantu ku byaha nakoze bitandukanye n'uko undi muntu yaza kubishinza. Okay. Yego. Impamvu nayo nkubajije icyo kintu, hari ikiganiro ejo nabonye kuri channel imwe y'Iyobokamana TV, iriho Pastor Mutesi. Yego. Ngaje gusaba imbabazi. Wenda reka ndebe umutwe w'inkuru. Umutwe w'inkuru uravuga ngo n'ikiniga cyinshi Pastor Mutesi arapfukamye asaba isi yose imbabazi, yicujije amakosa yakoreye kuri YouTube. Ivuga ko Pastor Mutesi yemeye ko hari amakosa yakoreye kuri YouTube ariyo yaje yabyiyaturiye. Ariko yabyivugiye, yabyiyaturiye, nawe ndumva hari ukuntu agiye mbyumvamo. Wenda reka ngende ndeba ahantu hamwe na hamwe yagiye abivuga nuko yabivuze. wanjye mu izina ryanjye bwite nsabye umuryango wanjye imbabazi ku bw'amakosa nakoreye ku mbuga nkoranyambaga. Nta kindi ni mu kuvuga ibyo bampembeye byose simbisabira imbabazi, n'ibyo nabeshyewe ngewe ndasabira imbabazi amakosa yanjye nzi aturutse kuri ururimi rwanjye cyane rwose. gusubirikanya n'abantu, kuvuga bitari ngombwa, gukereya kontenti zitari ngombwa. Impamvu mpereye ku muryango, Imana yo yarambabariye, ariko abantu bari batarambabarira. Niyo mpamvu nabo nifuza kubasaba imbabazi. Umuryango wanjye ngusabye imbabazi kugira ngo mbabarire aho wabonye nkora amakosa. Suko ibi bintu ndi kuvuga ngiye kuba umumarayika, burya ushobora gukora ikosa umuntu akabona kuriguyemo, ariko hari n'ikosa ukora umuntu akabona kurikoze nkana. Ibyo nakoze nkana n'ibyo nakoraga nkana ntibizongera. Wenda ibyo nagwamo birashoboka cyane rwose. Kuko Salomo yaravuze ngo ntawe uri bicumuro mu byo avuga keretse umuntu w'umuhanga. Urumva ubundi Pastor Mutesi yasabye imbabazi mu byiciro navuga ngo bitatu. Yasabye imbabazi umuryango we, ubwo yazisabye mama we, uhagarariye umuryango we yazisaba umugabo we, uhagarariye aho yashatse,
azisaba n'abana azisaba n'abanyamakuru uvuga ngo byari ibyiciro bine nkurikije uko nabyumvije none icyiciro cya kane cyane cyane nano nicyo yibanzeho reka naho tuhumve kiriya cyari icyiciro yavugagamo mama ariko n'ubundi yagendaga bigarukamo yerekana amakosa yakoze kuri YouTube harimo biriya byo gucreate content ibintu nk'ibyo ngibyo reka twumve n'ahangaha. Mfite ibinyamakuru bikomeye cyane ku buzima bwanjye nkunda gospel Bobo n'abandi bagiye biganiro ba urugendo bikiyeho natwikiye aho nabwirije aho hose narahakoreye aho yatwikiye naho yabwirije kandi nkwibutse ko nta n'umpamagara yampamagaye gutwika ni njyewe shidukaga natwitse nyine gutyo kugira ngo birebwe ariko mu izina ryanjye bwite ndasaba umuntu wese dukorana ku mbuga nkoranyambaga abo duhuje umwuga wo gukorera ku mbuga nkoranyambaga uwo twahakubitaniye uwo twahanganiye uwo twahabwiranye nabi apana uwahisemo kuhambwirira nabi apana uwahisemo kuhandwanyiriza uwo twarwanye yego wandwanyije nanjye nkamurwanya yavuga nanjye nkavuga yantuka nanjye ngashaka kumutuka ukabona hagiye kuba n'ibintu bibi ndetse nta nubwo ari abantu benshi ni nk'abantu batatu nimwe bivuga bagira ngo ni ibintu byinshi ariko nabwiye ko amata nubwo yagwamo akantuze akatsi burya aba yanduye so n'abandi mwese mwanyibajijeho abavugabutumwa abantu benshi buri wese ambabarire. Anyway nidushaka tugarukira aho ngaho icyari ntekeza ko icyo twashaka kumvikanisha abantu bacyumvisha ahubwo wowe ntabwo uri muri abo bantu yasabye imbabazi mu bantu bashatse guhangana nawe ndimo nawe unarimo ndimo gukora mu minsi yashize ariko twasabutanyeho ariko mbwira ati uranjyana muri gereza we wagiyeyo n'urugero nyine nguhaye ese uramubabariye cyangwa tugiye gukorana ikiganiro kuri we nanabishimira Imana usibye ko redemption de mal kwikirisha ikibi cyiza yari strategy yo mu isi y'umwijima ikiganiro nanjye nagikurikiye njyewe rwose ku mbabazi yasabye kambabwiza ukuri kandi nta buryarya burimo njye nta n'urubanza mu mutima wanjye nari mufiteho pe nta rubanza wari umufiteho nta rubanza kuko urumva mba nzi nakuriwe ku bijyanye nawe ntacyo mpfa nawe kuko burya umuntu mutadikanije mudaturanye mutareranywe mudafitanye donc hatagize ibintu bibacomekanya nta project mwagiranye urukumva iyo ubonye mushatse kugirana ikibazo ntago aba ari mwebwe sibyo aba ari nde aba ari umwanzi muri mwebwe pe I forget give her sibyo nukuri witeka muhimbabazi kandi nanjye nazimuhaye ahubwo ikigeretseho nanjye musabye imbabazi meme na family nawe musabye imbabazi yego na family bari abakobwa be umutware we bavandimwe be regari ibintu tuza kuvugira no kumbuga nkoranyambaga ushobora guhura n'umuntu mu nzira akakugongera nzira kandi wowe waruzi ngo ni ibintu byoroheje nukuri rwose mutubabarire ikiri cya kabiri niba atari ibya wa mwana murizi udakurwa urutozi ngo ejo nk'uko avuze ati sindi marayika ejo nzagaruka kuba utari marayika ntabwo bisobanura kugaruka kwangiza kabiri niba ushaka gukiriyaringa rwose n'izi code spirituelle mwambaye z'imikara n'uyu mupasiteri waje kugusengera nabyo bikureho ukizwe byuzuye wewe nimukadusabe ko tutavuga urundi rubanza oya nyine no kugira ngo niba umuntu ashaka kwihana biriyo sibyo biririyo ni donc ubwo niyihane komtele biveho nyine handure nese wafata ikibyimba uri kumva ukagikanda harya bagita nyiranya niki nyirambwa nuyikuremo nabwo nta kintu byabimaze sibyo nabyihane byose bikureho avuga ati ngewe mbindutse umwana w'Imana urukumva ngewe Sawuli wa kera ndamuretse umaye Paulo ni ibintu byiza sibyo nicyo mvuze urukumva ariko rwose ambabarire musabye imbabazi kandi nzikuye ku mutima pe kandi nawe ni umuntu mwiza nduva gutanga imbabazi nkuko ari kuzisaba Bibiliya avuga icyo mushaka ko abantu babagirira aricyo namwe mugira gute
mubagirira. Hari amaterimi umuntu agenda akoresha ku izina ry'umuntu, yego wenda nubwo aba ari we washashe nk'ubizana nk'uko avuze ati narazaga ngatwika rimwe nkiriza, ariko hari amarira n'abandi bantu bamuteza. Buriya umuntu iyo uhagaze mu ruhame ukavuga ngo uyu muntu ngo yitwa Kibakwire, urumva iryo zina ntabwo ari izina ryakunezeza. Rero niba ritakunezeza n'undi muntu ntabwo ryamunezeza. Izo terime abantu bagiye bamwambika, kuko usanga hari ukuntu waza ugasanga umuntu uri kumwambika yandi materime atariyo. Niba rwose afashe umwanya wo kwihana, byatunezeza abantu benshi bagiye bihana bati ibi bintu twakoze turabiretse, Yesu yakora iby'imbaraga. Igabura no kureba iby'abandi cyane si byiza, kuko ijambo ry'Imana rirabivuze. Yego. Hati Robert bijya gutokora agatotsi kari mu ijisho rya mutetse, muri wowe ndi kukurebamo umugogo, sibyo? Ariko hari igihe biba ngombwa ukabona inzira munyuramo yo kuvuga ubutumwa bwiza. Hari abantu Bibiliya iravuga ngo abini Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka. Hari irindi jambo rivuga ngo bameze, uri kumva, ngo imvura y'imigisha irabacyamikira mu gikombe cyitwa Baka. Iyo bavuga Baka, cyari igikombe Abisiraheli Abafilistiya bajyaga barambikamo imirambo n'izindi ntumbi z'inyamaswa kugira ngo batabasha kuzinyura, kuko cyari kirazira kurenga intumbi yapfuye. Noneho amasengesho yabo akazamuka, Imana igacyamika imvura y'imigisha ikaza igakumba ya mirambo mu nzira, noneho Abisiraheli bagatambuka bemye. Urumva niba n'urugero nka Pastor Mutesa ati mumbabarira amakosa yanjye, ibyo kutwika kuri za YouTube, ibintu nakoze byose ku muryango wanjye, ku banyamakuru, sibyo? Ati hari igihe nazaga batamamagaye bambwiye ngo nze nwike bikarangira ntwitse n'urugero. Urumva n'ibintu we yavuze ko bamuhamagaraga batamubwiye ngo atwike, aho yahagera bagashyiramo akantu ko gutwika kugira ngo birebe ngo bihashye nyine. Yes, sibyo? Rero ibyo bintu byose uri kumva, ariko baba Kristo ya publique yasabye imbabazi turi kugendana. Niyo ntabwo yari izi gutandukanya gutwika. Hari igihe rero Robert yazaga akakubwira ati nyamara ahantu uyu muntu ari gutwika ahantu hari gushya mwa bantu mwe, sibyo? Hari rero udashaka kumva ko hari gushya, hagahita kanohereza ituru. Ngwino basaba imbabazi bagati baba mwanyoreje amafaranga hari gushya, mumbabarire narayariye sineze kwagara, haka imitima yanyu nimbohokeho. Byose mu mubabarire, uri kumva, ibintu bigende neza. N'abandi bazaze bakura hayo baneye nibyo byiza, sibyo? Urumva ngiye muri iki kiganiro nakuyemo utuntu tubiri tw'ingenzi uretse gusaba imbabazi. Yego. Ariko nibajije nyine niba koko atari ibintu byaba, reka mvuge ngo atari ibintu byaje mu bantu benshi, biri mu bantu benshi. Yego. Kandi ko create content, kandi ko gutwika. Yego. Ese aho nitwaba dufite abandi ba pastor nkawe, nabo mu byo baduha harimo ibyo ari nko content bazanye ahangaha, cyangwa se bataje gutwika? None se niba hari benshi bavuga ati ngewe uyu mupasiteri mugenderaho ni Roromodo wanjye, ubwo niba mabuja hejuru yarakoze ikintu, so buja wowe uri hasi urumva utaragikoze? Evo wibibwira ngo uri kubyibwira. Dufite abapasiteri benshi uri kumva bagiye bakora amanyanga hano, bakaza bagahimba ibinyoma, bakicana n'abanyamakuru bagakora ama content uri kumva, bakaza bakintroduce mu bantu, bakiba abantu b'Imana amafaranga, nabo bazazi babikureho bihane birangire, sibyo? Kandi izi content akanti nshini zabo bagira zituma babaha. Goya ko urumva ikinyoma wahimbye ukagicurangura. Nagwaye urugero rwa hafi, urabona nk'uyu mukobwa avuga ngo aratwite Zawadi. Yigize kuno bana ba nyira Pasika n'abandi baza mu nsengero bakaza kuvuga ibintu wabyumvisha ubwenge bw'umuntu kumva nago bishyikiramo, ako kwa kari ibintu bishimye amaranga mutima, abantu bagahita babyikiriza ngo ngiye ngo bamfunze ngo ishuro 75. Kuyihereta se ku myaka yawe, kuyihereta ubu ufite dokima zemera ko wagiye muri gereza ishuro 75. Ngo barasha abantu ngo ngeho ngo bangezeho ngo nibuka ngo ijambo Yesu yavuganye nanjye ngo wari ugiye kundasanga ngo umwuka ngahita mbwira ngo hamagara ngo Rufo, uri kumva? Sibyo? Ugazanga ni inkuru zubakitse mu binyoma kugira ngo abantu amarangamutima yabo agire gute, akururwe. Ibyo bintu rero mu bwami bw'Imana Bibiliya irabibuza. Bibiliya ibuza gushyeshyenga no kubeshya. Twa content no gutwika rero, cyangwa n'ubundi harimo
kimwe muri ibyo nibyo nakubwiye ngo niba uje kwihana ihane neza ariko ejo utagaruka tutareba navuze ikintu cyitwa redemption de mal ni kwicunguza ikibi cyiza rukumva kabata ariko uru ruhande nakoreragamo ndi kubona rwaranduye uwanyura ahangaha kanyure muri uru nguru kandi uru nguru ruroroshye rurafata neza bibira nivuga ngo hejuru imbabazi nta kindi cyongerwaho umuntu waje avuga ati ndasaba imbabazi warenzaho iki ntacyo warenzaho iki ahubwo atamarira nirijije ndayihanagura ntirukumva nubwo n'abayandijije namwe munsi y'imbabazi kuko yanje bikunze Mutesi ntago yareka kuba yararize hari ibiganiro twakoze mu minsi yashize hari ikiganiro nakoze gishobora kuba cyaramurijije avuga ngo nka Robert nkayo muvuga butumwa nambwiye ngo Imana yawe siyo yanjye ayo ngayo ngari muyo Yesu azamuhoza rero ayo ngayo Yesu azayamuhoze koko niba ndacyabihamya n'ubu Imana yawe siyo yanjye yase kandi yihannye nyine yihannye nakubwiye ngo namareyo nakanda amareyo uri kumva nabirarega byo kuza umupasi akaza kumagara hejuru umugabo mwa blackinze arega naguzi ko muri nuza mu zigira inshuti yaravuze ngo impamvu yo kwambara iruta kwambara ira code black code ifite ikintu isobanura mu nuza mwisi yo guhuza igihe umuntu yavukiye kuba tazi gusoma spirituality rero bazi ko ari ibintu biraho ngaho bisanzwe byose bikureho n'ubundi uhishurirwa Bibiliya ntago yemera umupasiteri w'umugore niba ushaka gukana ntago yabishobora kandi oya iyo ni ikindi zanye ni rubanza tutari buciremo nyine niyo mpamvu nkubwira ngo niba wihannye ihane rwose bye wizana imanza zimwe ngo zishake kumara izindi hari zo tuzaca ikindi izo tuzaziburana ikindi gihe ariko nagaruka kongera akagaruka gakaza gukora ibintu bitajyanye n'iby'ubwami bw'Imana nanjye nzagaruka uzamutwikira rimwe mute nzagaruka ndakwemera ariko nzagaruka aya ntago azagaruka kandi yasabye imbabazi niba atari rigondi naryo niba atari rigondi oya reka tujye tuvugisha ukuri ushobora gusanga ari rigondi nabwo twizere ko ari iz'ukuri nanjye niba baravuze yazisabye ibyiciro byose umuryango we aho yashatse nizere ko famiye mwamubabariye nk'abanyamakuru mwe namwe ba pasiteri Fani n'abandi mu muhimbabazi ubu dukeneye kumva pasiteri Fani amubabarira bikarangira nababwiye ngo nzabasengera Imana kandi bizagera neza kandi njye ari kubona ibintu Imana iri kugenda yumva gusenga kwanjye sibyo mama bitangaza mu mubabarire mwese n'abanyamakuru n'aba bacita bari baramuhagaritse kuri sinakubwiye ko bamutenze baramutenze mwongere mu mugarure mu murimo hejuru imbabazi nta rubanza rurimo ariko nawe yihannye yihana amareyo kabisa kuva yabigenje kuri buriya yamazeyo yego asigaye no kubishyira mu ngiro ariko reka nkubwire hari abantu nsengera bakijijwe na sinza ahantu niba wari ahantu nashaka nkatanga ituro ubundi Mutesi akijijwe n'umuntu bita Julienne Kabanda nagenda nkatanga ituro uri kumva Kabanda se ntagakijijwe ndavuze ngo bakijijwe nyine ne kubaza ntagakijijwe ndi kuba bakijijwe uko ngewe mbitekereza ku bandi bo barakijijwe kuko niba hari ikintu uri kumva niba hari abantu bakora umurimo ivuga ubutumwa n'ububyutse Imana yahanuye mu Rwanda bikaba nabo bantu babiri Yesu abihishuriye by'ukuri sha umva ko mu ijuru hazaba abasitari aba bantu bakurikira Petero na Yohana na ba Pawulo bahindura benshi gukiranuka pe aha rero niho umuntu agira ati wacyana we ibyo bintu ubivuga uri kumva ariko ndabihamya uri kumva Imana n'abasengera buriya reka nkubwire niba hari abantu sengera umunsi ku munsi mu bantu nsengera umunsi ku munsi umuntu witwa Niseti niyo mugabo uri kumva umuntu witwa Pasiteri Mutesi sibyo umuntu witwa Julienne Kabanda Kristo aramutse abatunzeho itoroshi y'umucyo we uri kumva sha bahindura benshi gukiranuka pe kandi Imana izabikora ndabizi nziko Imana nsenga inyumva okay reka twizere ko
Pastor Mutesi yakijijwe byo gukizwa kandi yatangiye urugendo rushya nk'uko yabyivugiye. Imana ishimwe. Arega buriya uriya niwo munezero. Umuririmbyi yararirimbye aba ngo sinzibagirwa umunsi nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri. Yego. Uriya ni intangiriro y'umunezero. Uzi none ubu sureba akadufate nk'urugero rwa hafi. Bibaye biririyo atari wenda amarigondi bikemu yazanye we nawe. Sibyo? Biririyo buriya. Nyine dufate nk'urugero kuko uyu munsi ndacyari muri Dairema. Nemera 50% ko aririyo, izindi 50% nago ndabyemera. Bibaye aririyo. Bura niba ari ikintu cyaba ari umunezero. Icya mbere, imbere ye nta rubanza. Kabiri, kuri famille ndakeye ku rubanza barumukuraho. Kuko imbabazi zitwikira ibintu byose. Sibyo? None yajya agenda ari safe na wanezerewe. Akuzi kuba muri societe uri kumva umuntu wese uhura nawe agahita gusomamo ibintu runaka bimwe byazanywe n'abantu bakubeshyera ibindi byazanywe n'ukuri nk'uko ari kubivuga sibyo kubyatera ibyo nanjye nizanira nese nabeshye nagabeshye nyine niyo mpamvu uri kukubwira kwihana kuba yari ukuri gusa ikibazo nanone nagize ngewe ahubwo ni kimwe ntago yaje avuga ati hari ibyo natwitse nibi ibyo bambe kuko ibintu byose biracyari kuri social media ntago ibyo yatwitse ariko twabimenye ko azakora urugendo nabyo akajya bisobanura agati iki ibi bintu naratwika byagakwiye gusobanuka kuko byose biracyari hariya hari abantu bazagumya kubona nk'ibyo yatwitse bakagira ngo byari ukuri ushobora kuba wenda n'urugero nk'uko ngo amaje kugira abagabo 5 ugasanga wenda muri abo bagabo 5 harimo n'ibyo gutwika sibyo n'urugero nanze wenda n'urugero habaye ibi nibi rero ni uko azagenda atera intambwe mu byo gwishurirwa n'ubuntu bw'Imana kumusengera ku Mana n'abandi bera arega bura naga bariwe haba hari imbaraga z'abantu basenze wabonye commentaire yo umukozi w'Imana narababaye wagira ngo umuntu yababaye ntasenga rero Imana y'amahoro imutwikire imwomeho n'abandi bibaye bizababera urugero rwiza n'abandi bagahita bakaza bakajya batubwira ati ibi bintu twashyize aha ngaha n'umwanda mutubabarire rwose katubivane mu nzira ariko bajye baza banavuga ibyo ari byo oya buriya Pastor Mutesi azabivuga kuva yatangiye buriya nibwo nemeye ko Imana dusenga yumva buriya rugendo ni urugendo rwiza Imana imumugisha yego so ubona biriya bintu byangiza ivuga ku kigero kingana iki kwangiza gusa ubu uyu munsi ubona ukuntu abakristo bari muri Dairema batazi umukristo w'ukuri umushumba w'ukuri uyu munsi umuntu abyuka mu gitondo kanaka agikuzimu kanaka ni umukozi wa Satani no wa muntu wizeraga ko ari umuntu w'Imana bituruka kukiza nyine umuntu araza mu gitondo aho kugira ngo arinde ubutumwa bwiza butajyaho umugayo akabyihora nyine umuntu akaza akaba ari umuntu uzi kuvuga neza abantu bakamukunda bakamuyoboka batambukana rimwe kabiri gatatu bagera imbere bagasanga bizeye ikirura ibaze kugira ngo umuntu yongere kuza kongera gutangira aza kureba undi muntu bagendana umufasha mu by'ubwami bw'Imana hari n'abahita babivamo burundu hari n'uhita bavuga ati ndabiretse niba ari ibingibi by'abarokore hari bitukisha unuza umurimo w'Imana nese ubutekeza ko hatari abantu ngeka ko hari ingo zasenyutse kubera ubu buhamya bw'abadamu baza bagatanga ubuhamya kuri divorce kandi abenshi ntago batana ikanzu yo kwambara ko abavuga butumwa bwiza ubambwira ubu penina abuze ingo nyinshi yarangije ngo mutuza kubavuga amerutse kumva avuga ngo arashaka umugabo harya ngo ntago yategereza ngo uri muri gereza hari undi w'ikizungereza kibyibushye ukuntu sinzi izina ryacyo nyanyitegereza kandi bose bambaye ishusho yivuga butumwa hasi undi ko hamugane katugaruke nko kuri penina ko basezeranye kubana mu bibi no mu byiza none ko bigeze mu mibi bakamwihinduka niba se mushaka umubiri wamuriye ni ngombwa ngo aze kubivugira ari gushaka uwo kuri kamera warese buriya yaramubuza ako penina nawe yaratugushije cyane Peni Imana ikubabarije naho aratugushije uratugushije yabanje kuzana ibintu ngo byo kuri aritari uzu akoze ukuntu buriya nuko tubivuga ari igihe tubivuga duseka ariko iva bari agahinda gakomeye akuze umuntu ubu ariko reka dufate urugero twishyire mu kimbo cya Yesu sibyo uribaze twishyire mu kimbo cya Yesu nubwo tutariwe ibaze umuntu aje kwitirira uri kumva
oya reka dufate urugero ruri tipike rugaragara. Urabona nka kuno nyakubahwa perezida wa repubulika ayoboye. Ibaza umuntu aje avuga ati ngende uwo mu bwami bwa nuza bwa perezida Paul Kagame. Sibyo? Ariko watambuka kabiri ibikorwa ukora bikaba ari byo kumurwanya. Ubwo yanezerwa. Ubu yakwishima. Ibaza umuntu arabyutse mu gitondo ati ngewe mvugira Yesu. Ndi ambasaderi ya Yesu hano mu Rwanda. Aratambuza ati nge naciye imyeyo kuri aritari niho nakuniye. Kabiri ati uko mundeba narogaga. Guhinduye iseta yo kuroga warogeraga ahangaha none uburyo bwo kurogura buhindu uri kuroga n'abantu nyine mu by'ubwami bw'Imana. Nabaje kubaroga. Naho uje kubaroga. Rero abantu bagende bihane bicare Imana ibahane abamwifate kanyafi banyuzeho ibigishe abandi baze babwira Imana ati tubabarira ibyo twakoze ubundi hanyuma ibintu bigende neza. Ndakeka bera ati imyaka ingahe sinashobora kwihanganira. Ati sinakihanganira. Niba hari ufite ikibazo nk'icyanjye nawe tujye twiyunge twisungane. Kuko ntago burasi impamya ko bazasezerana. No kujya bisungana kugeza igihe uwo basezeranyije agarutse. Nagaruka agasanga umugore yavuze cyo ko bitava kuri YouTube. Ahondagure umwe. Ubwo ni divorce yigenda. Ubu nk'aba pastor babatije ba Jackie bakwiye kuza bakadusaba imbabazi. Tujye tuvugisha ukuri. Ko banahari benshi. Nukuri mujye muri commentaire mutwandikire. Mutubwire aba pastor namwe mubona n'abavuga butumwa bakwiye kuza. Ngaho bajitafu. Ngaho badije ntuza. Ngaho bantuza. Akose. Tujye tuvugisha. Hasiko ibintu babigiza agatobero gakomeye. Usije ko abantu basuzuguza ubuntu bw'Imana. Mute Imana igumugisha. Ahubwo ikibazo bamugane nuko n'abantu babivuga abantu bakarakara. Yego. Ngo babivuze. Ngo babavugiye umuntu wabo. Kuko nuvuga ngo Jackie ngo yabatijwe. Ngo wamubatije koko. Ngo yakijijwe urukumva. Ubwo ukoze icyaha. Hari umuntu ukizwa ukabona asa nk'uwahindutse pe ko mutere. Urabona nk'uyu mwana ngo witwa Emeline. Ubona ko yahindutse urikumva n'ibintu by'uburaro ubona ko kuva yavuga ati ndahindutse ndabiretse bivuyemo. We na poste ze zisigaye zarahindutse. Pe totalement. Uriya ni uvuga ati uyu muntu yarahindutse. Tureke kumuha credit. Umuntu wabwirije Emeline Imana imuhumugisha. Hako umuntu araba atarava mu mazi oya yarimo agatangira gutanga utwo bambariyeho. Asha ibintu babizanyemo imikino myinshi. Hamugani Mutesi reka asaba imbabazi. Reka asaba imbabazi ibintu byarivanze ku rwego rukabije. Oya nukuri pe. Nanjye ndamugarukiye. Basaba imbabazi cyangwa se babivemo tubimenye ngo babivuyemo byararangiye. Kuko hari ababivuyemo bigira mu icupa. Abo sava. Abo rwose. Akosoma natoka mu zone. Akaba n'umuntu yikoranye nk'umupasiteri. Ngo ngiye ngo inzoga ngo ndakaze. Hanyuma asa magani. Aba bamutabazi ho bano tujye twirwana hano. Bocere hano baze basaba imbabazi aho batwitse bavuga ati ha twari turi gutwika sibyo. Harabyuka mu gitondo ari yaza ngo yakijijwe. Ejo konye ukabona yongeye yagarutse. Yagarutse muri wa mujyo. Ariko none naguza hano byangirikira. Ubusura nk'abantu bari batarastinze nyine nkuko turi kuvuga Pastor Mutesi. Urabona ko bamuhaye imbabazi natwe tuzimuhaye. Ibaze kubona mu gitondo yongeye yagarutse. Tariko kabaye icwende nago nge. Singe waza n'umuhanga bwo kukoza. Niyo koze ni koga uri kumva. Imana idufashe abantu bagende basabye ki imbabazi. Anyway, Doba, cyetse niba hari ubundi butumwa ushaka gutanga? Nta bundi. Twasoreza aho rero. Imana bamugisha. Twasoza kandi rwose twizere ko n'abandi biza kubabera isomo. Akaza kubabera role model. Nkuko arabo yarabereye. Ubundi yarasanzwe arabana bereye role model. Kuva rero yahindutse ahindutse rwose. Gusa nanone ikibazo gisigaye kuri aba bantu yarabereye role model muri bya bihe byo mu bintu byo gutwika. Kuko ari abantu rwose
yatwikaga bakavuga bati mami tuzakugwa inyuma ikibazo nibura uyu munsi aho yagiye naho barutwitsi bagenzi banjye ko umutwitsi mukuru abataye mu kibuga namwe murihana nibura nabo bari cyangwa bo baragumaye ubwo baramukwepa n'aba yakijijwe zurabura yakijijwe nawe akongera kumujya inyuma reka da takurahiye ntago biza ariko ubu bahita bashaka undi bajya inyuma akaga Roba reka dusoze ikiganiro cyacu yego ibiganiro byacu byo nakagaruka dushimire abadukurikiye bose shalom shalom